rumors. Always rumors. This is not rumors. This is my experience. I got it 2 years ago. Our nanny always do many things related to this. And they do this in a secret way. You want to know all about them? If yes, subscribe on Pedro Media. You may like. Sundi petit frère, comment vous comptez ibidemo kuntu ubundi ubona bizakugeza imana ntabikunda uzi byakunze so afite no kubizamurira ari ikindi kintu akesho usanga amasera n'amasugi yata sibyo karoko na abapadiri biyeranja ako nanu wabimenya nta wabimenya no se babane bo batagira ngaho tujye kureba rwarwana nisanga rukoze ndatamenya kozi kureba ibyana we ahubwo twihuse. What? How fast do we have this? Most of yeah. Man, turasubizwa nanjye guteka karifani ngo kangezeyo none ndamubona. Ugize ngo ifitisha amasera we uzigi. Abgurazi ngeyo nabona karifani rero. Kutanitegera igare cyangwa se nkatega imbwa y'ijana kandi ari kwangeza vuba. Amafaranga kuyavana se ko bisiko twese twakubise. Arya. Nanaga mashyari Akigori cyuri muri akinga kandi amasera baba bafite igihe cyo kugera hanze tumuhata kacirika. It was at this moment he knew. Kumase kumbo ari kuba wisaza kandi wabasha kuzana gasound neza. Ugize ngo darabayikakaza nka cya kijumba cyo muki. Manza afite amazi. What? Va petit frère. Amase ko yose mase. Rite. Kandi sister no nabivuze. Dore uyu girlfriend maze namurusha. Mbaza ngo niki namurusha. Yes we. Ndabona ufite n'udukeke. Apeti vanse gikoye kuneza abantu ukamenya ko nkuru. Ureba aya mazi nayamena neza. Fuka! None singo mase arabona ritanka y'amazi. Turafu mudamu man. Umva turi kwa masera. Genza gaki. Semase. Wonde koko bura padiri mujya muhura neza mukarebana. Mujya muhura What? Ugize ngo iki? Abanye ntana basi. Tundi mase. Jesus is Lord. Yes we. What? N'uyu nguyu niwe. Harya girlfriend dusengera muri Akanumba zemeye kadusengera mu bantu wacu. What? Umugenzi wajyana shitani wabanerereje. Jesus is Lord. What? Padiri mukuru yase. Ugize ngo iki? Bista kuzo kandi. Rego ryose. Haze maze yintera yose ni. Ugize ngo iki? What? Ubuzurishira yewe. Jesus is Lord. Yes we. What? N'uyu nguyu niwe. Haze humura. Haze. How fast do we have this? Most of yeah. Mbana n'ibiraya hano. Bikora ibibi. Nta n'ikiza bakwikora n'imiti ntibayifata. Yes we. Indaya mbaye. What? Jesus is Lord. What? Mase Ugize ngo iki? Karabe padi. ndabona. N'uyu nguyu niwe. Mase. Ngewungwemo nta. What? Gato arakano ngira ngo mbe nkubaza. Mase ariko se yeza kuzi. Ugize ngo iki? Nibafe ku bagabo b'abandi.
kuko Imana ifite umugisha yagiye igenera buri muntu wese. Ijambo riravuga ngo nta kigore kizabura ikigabo. yewe Nta mpamvu zo kujya ku mugabo w'abandi kandi ufite Imana hari uwawe yaguteguriye. Yesu we n'uyu nguyu ni we. Ndabona umeze neza cyane. ugize ngo umugore nta cyizere umugira ari uwanjye atari uwanjye ugize ngo What? uyu munsi noneho ntabwo ari bungire ndamutanga mu bakristiya. Yesu we Ujamilage. Jesus is Lord. mbana n'ibiraya hano bikora ibibi nta n'ikiza bakwikora n'imiti ntibayifata. Yesu we ndayambaya byinshi ibi byose n'uyu nguyu ni we. Ingombe nayo mfite akubona nta kintu mubona mumwe gapfe nawe gahambirwe gakubwe n'umuruho. Umugabo w'abandi kandi ufite Imana hari uwawe yaguteguriye. umugore nta cyizere umugira ari uwanjye atari uwanjye Jina kumpadiri yabararaye ko kutsita zigera ibyuka maze bajyana maso. Kubwizo mpamvu uyu mwana je ndamutsindira. napanze kugaruka mu ndi ni kera ako ntubona ngarutse do gutya mwese no ngahita mujya hasi nkabazamura mundi no muzashake mbakorere Yego. izina Pedro nturize Utitani arahurira. ka Pedro ye Guhera kera tuziranye ibikabyo wagiraga muri primary n'ubu uracyabifite. ariko mwana Ese mwana ahubwo byibutse cyane ngo bimeze bitaho. serious okay no kiriya ngira ngo njyewe ni gutya nta bintu byinshi nagutinya Waje kubimenya. Waje kubimenya. mungu noneho iminsi mpita mfata undi mwana Ariko se mwana yani gani ngo ni kampyo yaje kujyaye ko nayibuze. kabye mpano ngo ngagiye muri komite komite zamurindambo kumwana none umve guhanda gase hanganye bimeze bite Maxe Pedro bimeze bite si ibintu ko bara mwagaje bimeze bite koma none se ingofero yaso wayitwaye man Surprise! kusha ingofero ngiye nyikuye ku meza umusaza agiye kuryama abajisha numa mugiye nitwice kubyonde kwiza Araguha umuhini ndaga. Ko nabagira amahanga. ndora hanze man ntabwo yankubita umuhini papa wanjye narara hanze we ntabwo bishoboka man uyu mujama noneho ukamukubita stories umujama jondi cyangwa kampyo we nta kigenda cyawe umujama wari comedy uzi ko buriya uriya mukobwa wamanukanye iyo umuza nawe za comedy zawe yani no kukwemera ariko waragiye ngiki Hako no kuva kera mari gutereta byaramunaniye. yabanukanye nyine narababwira yabanukanye umwana amukatana ahantu muri bya bipangu kwa wa mujama ahantu muri twatuzo handi hameze gutya abamukatanyemo ariko ubundi urahibuka Ndahibuka ndazi. asa utaheruka uri n'indage yamukatanyemo bimeze ise Pedro cyangwa aya mani gende wari kayitangirika mubwira umujama nese umuntu neza amagenzi yanjye zagura kantu nukwinzica mande uri kumubarurike kubaniza ndusabye ni Mani we bikabwira ko ni ibintu bimeze kamara amazika n'amaturo. Baba hano hirya ngenda bisiko kugira ngo mwemeze bisaba akantu tugiye kumurushanwa agafaranga oya twebwe turagenda uramurya imirongo nakwemera turayamanika ngende yaminiye reka mwereke urugendo aragenda umwe uwo ari bwemere twebwe turayamanika ubundi wabanza cyakambyo ko aricyo kigira ubwoba Ubu ari wo ubanza uzi nahawe kugira ngo jye byemere byoroshye none ndi kumana ndabona azamutara kuri portail wabo none gitetu wowe niwo ubanza so bagitekereza jewe uranzi umubare ngiye kwetibuka kumana umutive gikabyo cyabura ngende tangaruka Surprise! ngaho nawe kampyo n'ibikabyo by'ubusaragaruka ariko nacyo reka tugende ndabona ndagasike sinaze byihuri
ariko saramumena ndagasa irangofero ahubwo wowe ubundi ntacyo mani wowe ujye kudutangirira njyewe uranzi wawe uri tayari tayari wakubite ndabona mbabwira nibira bintu rindi ese nibyo byo ni cyane cy'amafaranga nagavuga umwana agiye mubonye aho ubanza nabanza reka genda ujye guteretesha ibidirama wikiwe nta makuru ufite hasi harimo n'akandi kantu ubwo tubirangize Ite sister. Bakwita ndese. Raisa. Iko. Raisa ko mvuga gake waninye. Oya ntago namutinya. None se ubahese. Abahera. Sha, Raisa uri mwiza. Kora kunze se. Oya sinakunda. Kubera icyo uzwe n'ikikunya murabana n'umusore mwiza. Oya ntago namutinya. Ariko nawe cy'abakobwa wo sha nukuri kwimanda gukunda pe. Oya. Ntabwo nagukunda. Kubera iki se? Ndakurebye ndibuka uziko ari wowe ndi nabonye uri gukora ikiyede. Seri waramponye se? Nakubonye. Uriya nyine kubera tuba dushaka gukora siporo tukabura aho tuzikora tujya mu kiyede kugira ngo nyine dukoresha ingufu nyinshi. Narakubonye washishikaye none ngo urashika kunereta nawe ntago nakubona. Iki gihe nawe wingora. Surprise! Ntago nagukunda. Kubera iki man uri kugorana ariko se wabundi wageze kono bigenza karangira. Reka nje sinakunda ariko uziko inariyo style henze mfite. Reka ucitse gutya. Aha umva ushaka kugorana. Reka ushaka kuzarongorwa n'abantu bagira inde. Hey sister. Meze bite? Nari ndimo nta kintu ndimo ndeba bure hari ukuntu museri. Ibimene by'amacupa bibaho. Nese kumona nabyo. Narebaga ko nta bihari nyine bitaguka. Mwana mwiza nkawe ibaze ko nk'icupa ribuka. Cyamba. Ako reka twedera nagurwa cyose meze bite? Neza. Sohoka ari iwanyu ariko iwanyu ntujya musohoka. Aya tuza. Ahubwo uciye ikizere. Abo se batsuruhuye? Basugiye. Sanjye hirya. Kare utuntu nadodeshe dahari. Tunadodeshe. Saizi yawe rone na fresh ngo umudozi ntirirwa yigora. Urundi biba biridodo ubundi. Nta nubwo umudozi irirwa yigora ahita ashyiraho bikidoda. Saizi ikaba ni fresh. Nise neza. None arokona umuntu yirebera umuntu. Kumva nyine bicamo gutera. Nese ntago ubyumvaho. Kuva cyagiye nikubona cyagiye nitwawe ntago byibuka. Ndaryama nkumva wapi umutima ukandya naryama nagira ngo amaso arahuye byonyine ntanasinzira. Ubwo ni ishusho ya uko nguko umeze ariko agatambara nawe kaba karimo ko nako nagambira nkonye kamba nkubona wize none utungutu ariko utungutu batwituduke. Surprise! Kutoa mukata ukanjyana icyara kakageni biga manu birabu n'ibicyo waruri. Buretse ndabikira so shaka kareka. Nani sunu ugira. Buretse wagira kako. Nese uramutse no ushaka kongira koko. Uyingimba burumba ari kuri. Ubu se n'icyaguye kuvanga mwahagaza nganje nabibonye n'icyaguye bazi ndambwizo. Birangereka mu bwizo. Ibintu byinshi nakugaburira kandi uramutipe n'uranga ngenda hamya neza yuko nani igisimbo cy'ijene giza guhiriza. Nibyo nta buri kintu cyo nkwereza. Kumbane yanjye urapinga ko ubu se byose ni ibiki ubu naga ari ibiryo. Harimo n'ibindi byinshi byo. Buraka kurangirira amafaranga nese burani yari yibitswe n'igipapuro birangarira. Surprise! Baby wanje urashona tugende se.
nta kibazo agenda kujya mbura icyo ningasirira akawutwara n'aka kanoti. Ayi kora subscribe dukomeze dutwike, share comment ntubyibagirwe, dukomeze dutwike twimanukira abamagambo baravuga ariko ndabizi wowe uri kunde bakakanya subscribe like. Hola my man, wakoze kureba video yacu, mbo wayikunze like it. What? 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 Pastor, hako ngiye ndabona mbanga rwose. Kuse nta mugabo ntikinavuga. Pastor bro wambangamiye. Umunsi umwe by'inyonge nzarikuramo. Kuntu ariko ngemba niyambara ingofero nk'igenge ukazontesha umutwe wadagira. Udufaranga uduhumbi 10 mpemba. Uduhumbi 10 igejisho. Nzarikuramo. How do we have this? Shabaretsa ariko wowe nza. What? What? Abantu ba mbere duhura mbasomera hanga ngo abantu bavuga ko ngo uko Yesu yakase umugati ariko abarara bakata umugi ugize ngo ariko sibyo haranditse ngo uko Yesu yakase umugati nikazakata umutwe w'abanyabyaha. Ako grafre urazi yewe nkabahera kuri grafre ako kubura ngufasha wambaye boxer yanjye nk'ejo mudo wabigeze tagufasha natagufata ngatankuraza mu kiraro cy'inguru. Ariko man urabizi ko mu rugo yagiye kutugura boxer tugura ibyirebye none se ubwo nakambara yawe ushinje jondi nagufasha uyambaye ariko kakubwira wongeye kuyambara nagufite technique XYZ kutazaneza abapapironi bi ushaje ugabanya ibyo gutirya ngiye buri uzini mara kureshya nkawe muza ingombe nayo mfite yoro n'umunsi ndiruka gapfe nawe gahambirwe gakubwe n'umurugo. amafaranga aravuna ko bameze wowe wenda kuzi muri quartier wirirwa uvuga ibigambo byinshi cyane none ngurikira nubwo mbisoza nayataye ntagavuga ndabizi ne uyu nguyu yaturutse mu majyaruguru y'igihugu ntagavuga yitwara abanyanganga itumba none se ngurugero rumuru reka none bamubwira ikintu kibi urebe ikimubwiye kwa Caritas wowe bite byawe ugize ngo atumwa abateka mu bose nakumva oya hagarara kubwira ariko nta kantu Yes way. What? What? Hey! Ndirimbo za ubona iri zina ngibagiwe kurisoma ariko ntacyo haranditse ngo kwiba si icyaha icyaha si ugufata ibyo bintu warubize ugize ngo reka mutwe n'ubundi umemba make kahambira ugize ngo ibyo navugaga bona pasiteri bagiye kutuzana muri renge z'amasengesho. uyu nguyu ni pasiteri yatuze amajyaruguru yajyanga abigisha nyine ntago avuga azajya avuga nyine gutya ugize ngo bite mbasobanurira udusobanura narabyize ndabizi ntacyo arya hagati aho watubwiye ko ari mwarimu ni mwarimu ni teacher yigisha ku cyo kigo yigisha ijambo ry'Imana n'umushumba muri make baba ndijya numva ngo nawe wese aragira inka aragira inguru aragira wallahi manika aragira intama z'Imana Imana bivuze ngo erano n'umuhinzi cyane umworo ariko mbabarira reka bigisha dora afite n'agatabo k'Imana agatabo k'Imana no mu bugitari kutubeshya atagiye kuzana ibintu by'amaniga mu isengesho ubwo se urumva bano bose nama we uri miwere nyene umva se ubundi bwaho twigishe twumva twigishe ugize ngo none abajama atangiye gutera hip hop mu ijambo ry'Imana me
umva mani mureke urumva nanjye ndigenga mugenzi wawe urumva kubera ko atumva reka mubwire inyungu yarigisha ugafashwa urashaka kuva mu byaha amena mugume hamwe utamena petit frère unyuguza haleluya narivuze ngo okay pastor mwatwigishije se natwe tugafuka kuva zatavu reka musomere ntabwo avuga arimo aranyereka umurongo none mbasomere mbabwire neza icyo bivuze ibiki ibi amagambo yanditsemo hano giravonyere dushaka kwigendera ariko mutuza nta kibazo ntabwo dutinda uziko cunga umuntu uzana ipfa zitari bwashira ko yamuri kudutinda bava muri cunga umuntu haleluya amen va muri cunga umuntu haranditse ngo cunga umuntu nizenda what gabanya rero yanyishe muri no wajya gacha n'umunyabyaha buretse gato ngo jya kuzamura isanduku y'Uwiteka Imana ya Isirayeli hagata bivuze ko Imana n'umurambo n'umurambo barayihambye umva ngo usobanure neza What? petit frère nibatwica no kuvuga ngo bararega amakofi ko mbona munega amakofi oya niko tuvugana oya ntago ari imyuka niko tuvugana iyo urimo uvugana n'umuntu utavuga niko bavuga undi murongo ukurikiyeho Dawidi ahakirwa kubakira Imana inzu arako Dawidi yubakiye Imana inzu kugira ngo ashimishe abaturage be bajye bayisengeramo. Dawidi ni umufundi cyane engineer ni umuyede cyane ni umukozi w'Imana wabayeho mu bihe byo hambere yoza ibyombo cyangwa arakora. Apostle we have this most of yeah. Arambwiye ngo bishobokana na bateriye. Bishobokana na bateriye urazi. Yesu. Cyabura garafure. Ye kumba afite ibibazo byinshi cyane niyo nagwereza kirojana bitwaye. Haki ya Mungu ntabwo wabona kirojana bitwara. Irimo hafi. Ihorere wowe. Zibazo mfite. Oh shit. Uvuga umuntu warushesha. Ibibazo mbona uri umusore mwiza. Wowe nta makuru ufite. Nk'ubu ngurimo ndapanga ukuntu najya Kigali muri iyi minsi. Ariko nimara kugerayo. Hehe no kumbana mu majyepfo. Uzagenda niki? Turimo kuma mu karere. Ingendo zirahagaze. Uzagenda niki nkariko? Erike baye ngombwa yandi korosi kandi nagerayo. Kibura buri. Korosi se waje Kigali we n'imodoka iragenda ikaraho wagenda n'amaguru n'abagerayo. Akuzahana amaguru agenda. Nje nzabyuka mu gitondo no pakira imineke y'amata ibintu byinshi cyane. Nimbiheka. Byose nzabyiza Kigali yo ngizambera imama. Ngayihorere. Uzagenda. Wowe bintu kuva ubundi nabyiza. Ihorere ngo nzafata nzatega amaguru asa 12 ku buryo inzira zose nziza no ubuzima nimara kufatisha hello ya posteri we yewe nakavuga no oh shit. Geto yanjye baranyigituye byose nasigaranye mu gikeye kibanyo tugenda kubesherega hano mfite mu mvugo safuriya imyenda ibiti byose nkongo ngiye sa ndimo nditegura kugira mu ugenda nanga isafuriya abafere bazize noneho saba ngaba nabo bya bisamba bigenze bawe nawe no singiye bibiri Toma Bibiriya ni sabune ya roho. Aha uvuze ukuri. Isabune ya roho irakumesa. What? Se ndo avuze ikinyoma. Binibi. Ningo ni pastor w'ikiragi. Nanjye ubu ngomba ndi mu kiraka ngenda musobanurira ajyanga bigisha ijambo ry'Imana hanyuma nyine muve mu byaha nanjye navuye mukona nsigaye ndi umwana mwiza ubwanwa narogoshe nta bwanwa nyigira nabaye umwana mwiza
Ako no pastor w'icyo gise no vizuri. Kumanyivuka. Pastor w'icyo gibaho. Kumanyivuka. Ko pastor w'iki? Ngo wikira. ariko bivuze ntabwo kuba ari ikiragi bivuze ko atazi ijambo ry'Imana. Uyu umuntu aje arwaye bakaza kumusengera baravuga ngo yasengewe na pastor ikiragi. Ubuno ni ikiragi. Ako nanamwubahire ko ari pastor basi. Aya. Ukireka noneho turebe ubasha bwafite. What? Ubasha bwe. Ugize ngo iki? Ndisanga ari umunyabinyoma. Utuntu twakuse. Oya ndimo mubwira ko mutarumva neza ko ari umupasiteri ako nyine wenda murajyaho mu byumba. Hari ikintu usa nibura ufite izihe mpungenge? Kamubwire ngiye mpungenge mfite. Guta umuntu w'umupasiteri amenya birakigisha abantu. Umupasiteri ntabwo yumva kabisa. Igize nabibwirwa n'iki? Ahubwo reka nkungura akantu pasiteri. Iyo nyigisha ijambo ry'Imana ndaguhereza ituri 5,000. Ugize ngo ikintu kirumva. Uza gisetiza. Aribonye. Do. ntabwo yumva ngenda kubwiza ukuri. Ako ubundi bakwitana. Sinabwo mbona ngiye nitwa Pedro man. Njye nakubwiraga abo batipe nje ntabwo yumva rwose mu bigemo neso. Musa n'uwo bari nagavumba. mvara ziramugeramo njye ndabazi. Reka mbasomere umurongo nyeretse. Ngo n'intumwa araho zageraga bakazifunga. None muratujyanye. Intumwa za Yesu nizo navugaga. Harya ngo umupasiteri nagavuga. Iki kirumva sha. Mukagisetse ikizi. Reka nkwereke. Mbabara ngiye dukoresha tekinike tuyikoresha abantu bananiranye. Kwa mupfura zirahagije zonyine nawe urabizi. Pastor kubita vuba. Witinzamo. Ira vuba. Ugize ngo What? Ubushize twaruciraga mu ngo bakazana n'imitwa y'ibindi tukabinywa ariko ndabona banakererewe. Abategetsi b'iki gihe se reka mbe nicara. Iyi ni y'abategetsi. Ubundi sinumvise kuri Radio Rwanda bavuga ngo bazaruhinga. Uzi ibyo bintu byatumye bafunga umwuzukuruza wanjye ntibizamara urubyiruko rw'u Rwanda. Oya mwana wiyicaramo n'abategetsi. No. It's the motherfucking Eagle Double G. Snoop Dogg. It's the motherfucking Eagle Double G. Snoop Dogg. Nyine G nkuko abimbazaga bafashe mvuye Kongo bavuye Gituma baduhiga ngo babirangize ngo ibyanjye ndabizi niga we kandi oh shit bombo clap Sevier kombona wicenga idadi papa wanze mwana mwabaye mute usigaye usuzugura nawe ahoranda buri
bana n'ibiraya hano mbaya Okay, ndabona mwese mwahageze mu rukiko kandi ku gihe. Noneho ducunguze uburyo mwete dutangire urubanza rwacu. Nizere ko uregwa yahageze. Ari ndigira Bushara. Mwene Gatera Gatabazi. Nakose Samukagasana. Bushara yahageze? Ya, nahageze Gembo. Mbo woburanira Bushara nawe ndashaka kureba ko ahaye kugira urubanza rukomeze. Nahageze bwana muyobozi. Hanyuma ndashaka kumenya umuntu ushinja Bushara ko nawe yahageze. Nahageze bwana mucamanza Babistu yirabuye. Ni byiza reka noneho nandika ko mwese mwahageze. Bo ni byiza ubwo mwese mwahageze rero tugiye gutangira urubanza ariko ndagiye amabwire yuko bitemewe kwivugira ibyo mubonye byose mu rukiko. Turumvikana? Okay, noneho mu rukiko ndabona twiteguye. Ndagira ngo umushinjacyaha noneho nimbe witeguye haguruke ushinje Bushara. Murakoze bwana mucamanza. Ubundi Bushari araregwa kugura, gukoresha ndetse no gucuruza urumogi. Kitibagiwe kuruhinga ndetse no kuruvomera. Ubundi iyo umuntu agiye kuvuga icyaha nkuko tubimenyera mu mategeko nta na kimwe asiga. Ntago twakwibagirwa ko anaruhumbika akarwubakira ndetse na pipinyeri. We Kadage kushinja nkaho twari turi kumwe. Turasaba mucamanza mu bushobozi bwanyu mwahawe na leta kugira ngo mumukanure umukwiye. Icyo mbasaba ni iki? Kuba bwana mucamanza Bushari ntimumuhanisha inkoni. Imbabazi no. Kuko izo yambwiye ko atazitinya yarazimenyereye. Hanyuma ikindi cyo imbabazi nta nubwo nazikwiye. Ndagusaba mu bushobozi bwanyu umukanure umukwiye. Nakoze bwana mucamanza. Ibyo umushinjacyaha avuze ngira ngo mwese murabyumvise. Hanyuma ndashaka kumenya neza nimbe koko Bushara adatinywe. Nagira ngo musaza ntizeho ikibando gake kuko numvisha ibintu ashinjwa bikomeye cyane. Tubanze tumushyiremo imihini nk'ibiri. Njya ngo bitwa se barakubeye. Turebe ukuntu Bushara ayo mashagaga ye ahantu yakura. Reka tubanze umusaza muntira icyo kibando mbaze nkwereke. Wamutegetse wasanga ndogera. Yakuba polisi Bushara ndamushaka. Arafite amagambo abishye mu rukiko. Ukindijyana. Genda ariko. Okay, dukomeza urubanza ariko tubanza gushema Bushari ko yitwaye neza. Umukubise imihini ibiri murabona ko aciye bugufi. Urubanza rwaza kutworerwa Bushara rwose. Hanyuma ndashaka kubunganira Bushara mu mategeko nawe ahaguruke agire icyo abivugaho kuri ibi ngibi umushinjacyaha ashinje Bushara. Sinumva kubona umukiriya wanjye mukubitira mu rukiko. Ariko ntacyo reka mbanze mvuga ingingo zanjye. Umukiriya wanjye arabeshyirwa pe. Nubwo yafunzwe kesha akarugurisha akanarunywa ariko ubu nta kigurisha nta kinarunywa nako nta kinarurebaho asigara rutiye. Ararugurisha yararunywaga yararuhumbika none ngasigara rutiye. Ufite ibimenyetso. What we call evidence. Ufite ibigaragara.
mushinjacyaha ibyo bya evidence igihe nababwiye yuko hano uvuga ari uko yewe nyundo nguhaye uburenganzira ngo uvuge muragira ngo urubanza ndusubike oya bwana mucamanza aha ndashaka yuko rero urabuze ngo bushari ngura umugingo yararuretse ngo nta kiruhiga ngo naharubonye ngasigara ruti wakomanga gufiringa uzabaza avoka wanjye uburyo wirinda yanyemerera na kademona abazimu bashye hagara aho ngaho nta soni woraza kuturugura mu rukiko ubu ahantu nari ngeze mu rubanza ubu wowe wabishaka ubu uzi ibintu nandi kubwira uyu nako uyu nguyu akiri komerezaho urubanza ubundi uje hano mu rukiko kugira ngo ariko bwana mucamanza nayo nje kumva urubanza rwa mushiti wanjye bushari nyagasani bushari subiza wicara aha ngaha na banza wicara ubu uzi ko nahita ngukatira amezi 3 icara aha baruje kumva urubanza rwa bushari n'ibiraya hano bikora ibibi mwebwe murandebamo nzarimo ndabona ari wanene uzi ko nahita ngukatira amezi 3 hano mu rukiko uraza wegera umucamanza ubu si ibintu nari kubwira ntuza nako ariko nta bitware neza ra mu rukiko witware neza isawa yatsindira niyo mpamvu bikire ka dukomeza urubanza hanyuma komeza noneho uvuga ingingo irenga na bushani kandi nibe wicaye nabi wigireye komeza nubwo nabyo mfite ariko dore muri umunangu uyu nguyu arahari mwabuze utanga ubuhamya dore nguyu kabisa ariko se ubundi ubuhamya bwanjye nahaye ntabwo bwabanyuze dore muri umunawe nguyu arahibereye ndahari hano mu rukiko mba nasesekaye guhuranira bushari mukuru wanjye ndahari rwose hari umucamanza kuri muri umunawe ndajya ngo mbanze ngire icyo mvugaho murakoze kumpa ijambo ubundi nta nubwo uri umuntu yagakwiye kuba umugabo banzira ukuntu yambaye urebe nawe ubwo nikira ahubwo nawe mu mujyane wawe avoka batambaza ya ngingo leta iherutse gusohora ariko bankatira urebe ariko bwana muyobozi nubwo umukiriya wanjye icyaha kimuhama ariko akurikiza amategeko n'amategeko hari ikintu ushaka kuvuga kuri ibi kugira ngo buri muntu wese uri hano amenye neza iyo leta yavuze ngo igiye guhingura umuntu agira ngo mumenye neza ko ntabwo ari ukurunga nta nubwo kuruhinga bivuze kurukoresha ibyo wishakiye basobanuye neza ko ari urwo gukoresha mu gukora imiti kugira ngo abantu bari muri rubanza bose babanze bumve neza ko na leta ubwayo byo yashyizeho ingamba zikomeye zirenze izari ziri mu guhashya abantu bakoresha urumogi rero aho nta hantu bihuriye ndavuga bwana avoka wa bushara ndagira ngo nkubwire ko rwose nawe ahubwo uri mu bantu bari bufatirwe ibihano kuva umuntu wize amategeko nawe wumva neza ko guhingura urumogi ari aho bihuriye no kuri ibi bintu umushinjacyaha avuze nibyo gusa ikintu yishaho ni ukuntu amvugiramo ngewe nk'umucamanza ntamayije mbo gusa ibintu avuze nibyo nta tegeko na rimwe dufite mu Rwanda ryemerera umuntu kunywa cyangwa gukoresha urumogi muri iki gihugu cyacu cy'u Rwanda kabone niyo habiki bavuze ko ari urw'imiti nk'uko umushinjacyaha bivuze hanyuma dukeneye kumva izo ngingo za bushara nawe mu kanya narimo avuga kugira ngo nk'abaje mu rubanza mwese munahakura isomo tumukanire urumukwiye uzi sirengere mu kazi papa wanjye urumogi rw'u Rwanda iterambere ry'igihugu ikindi kandi ntabwo bakirwita urumogi basigaye barwita Star Medical ibi bintu narabivuze bizatwicira urubyiruko mbona rero umwanzuro w'urukiko dore ukuntu umeze ayindi igira bushara dukurikije ingingo ya 551 agakoni 278 katiye burundu y'agasuzuguro kigeretseho n'imyaka 30 yo kubukoresha imvugo zidakwiye nunagira ibyago ugapfiye imyaka utayirangije no murambo wawe uzagume muri nyuma
hanyuma uyu mwana nawe reka muhereze iyi saha njye kumubaza impamvu arogoye urukiko nuko kandi nta bindi polisi gufunga imbwa nta bintu bikaze. Semana ibi byuma urumva hano bibiri kugeza waje tukajya kugura inyata hano ruguru kwa Alexandre ntutukasa tukimanukira. Ugize ngo ufite amafaranga Semana uri karite twakuriyemo twavukiye uri gutwabura amafaranga kugura ibyuma nka biriya mara. Cecekaho wagicucuwe wabuze n'ikabutura yo kwambara. Tekereza ibitoki by'abaturage biri hano ruguru. Tumanuye kamwe twabona amafaranga tukagura amakara. Cyakoze iyo nama yenda yemeye ariko reka ngereka nkubwire niba dufata batwice. Ejo bundi ntabwo bakuvunnye. Abanyarwenge man tugenda aho. Fashaga serivisi nyine urabona muri amakaritsiye wana haba hari abana benshi kandi ndashaka icyana ndumvira ikundya pe. Ugize ngo oya mfasha mva nkubwire wereka turi kuntu twareba icyana hari urumva tugitume ko nidukata kugira ngo turi buri byana hanga gutyo ko sibyo uretse gatwana epfo muri karitsiye ari ibyana by'ibirare ka tugende nitwaba cyo ngicyo nagiye mwemeranye inama zawe ndazikunda kandi birahita bicaho umunyaza gusasaho mbabara wo kutiteke ukurombera n'izina ry'Imana ugakira mumeze mutese rwose reka mubwize kuringiza amahirwe ko mbabonye ahangaha baraga serivisi nshaka kubasaba mana ga serivisi ubona ryatobotse mana ugize ngo ngende ubona ko ryatobotse nanjye niyo mpamvu njanga kugiyumba turi iki bibazo byose tubikemure birangiye ese mana murashaka kuzudutera isiseme twabuze nayo kunsutsu ubusonja ngo bigende abundi mu buzima reka mbanze mwibarize bakwita no kujya na serivisi man je bayita Max none iri ji ryanjye aryita barafinta none se watubwira izina ryawe meme se mubize giye ni umusaza kandi cyo kintu nshaka gusaba sibyo wambara ukantakira cyane muri aya makaritsiye kiza gifite amazi ya danje ku buryo nyine ndi buyikozemo akishore mu cyesti none ahubwo bivuze ngo ni robine cyo cyana ndakibona asi no ji bayita watubwuko bakwita man Tiger what Tiger tuzane niba twice man oya ntacyo batwara ari impondo kumvika icyana ndakize do arameneka okay none ngiye amafaranga 2 arimo inyate ngiye bimfashemo icyana nyibona hari iki akakanu reba oya ngiyewe biri nabyemewe n'igitira umwana ndaba ndahanga none sikari hinza n'urwo rwana amafaranga uri bumuhe nanga wowe nde yafite we icyo mfa nuko yambire gende nayo mu ni 300 bitumubwira hano handitse muki hanze club aha tugishitu so mwana bitatu turabya n'icyo ndikase dutumuke Jesus is Lord. What? we Tiger barabana barabaza umwana maze barabana sinzikari ife barazonzwe we barazonzwe yende ari byo bintu byose mwana bari gukuzana ndamukema ubuze umuntu yabanyweye ikintu umuntu n'umuriro yawe ndikumva ibintu bimeze nk'ibintu nk'ariko bagaruka tuwe tunitegura nta birenze sangare aje kandi wasanga ujye umanukira bashaka ni se wagize ngo bomba mwishashi ntabwo iryo ugize ngo iki cyane nubizi kumbona ubundi namanuka kizinga asuwe what n'uyu nguyu niwe gerese bora baraje mu kanya niba ntabwo twagushatse ese man uri mu kazi cyangwa ntabwo uri mu kazi man uruzuye man cyambere nubonye kubyo je nazi baragwibumbi bitatu mbere na mbere cyo kuvuga urama n'igihumbi kaza se turatwagafatanya ni naga ko mugigira ababebi b'ikiki man gaho reka tubiri ubundi ufite amazi cyangwa mugiye mbwira twigendere ugize ngo iki amazi ugize ngo ariko mbere na mbere ndabanza nesting na dushyira umuntu gauriba kugigira gabanya amagambo fata umwana tugende gauriba tugenda bose ni umubiriza do arakwica What? Hey! asuwe What? n'uyu nguyu niwe iki nicyo boss yasabye Apostle, we have this. Most awful, yeah. boss bana naruza ruruzuye sha reba icyako wakabyaye busha wamuzingi
ushaka wabidukorera tukicomokera cekinga nicyo cyaha ikibazo yewe ikintu nshaka kubabwira ngiye mbaye nyine gake gake. What? Ni hoho. Ufite amabuno se? Mabuno ndi nayo. Yesu we. Acyakoze pe ibintu biraneje reka. Ugize ngo ufatore sabufa wakabyara. Aha. Asanga ariya ikutsutsu Juno yaririmbye mbambaro. Ugize ngo ibareka nkubwira. Imba nyine umwajwe yagiye reka checking ngende nyuzwe n'iziro sibyo. Urabirebera mu rugo. Ndi uri reka ngwerega ihe nigurishijwe ku isoko ku isoko. Mbere y'ababa. Rega reba yabangana ba komisiyoneri. Kanjye ntabwo ndi umwana mu komisiyoneri n'aka 20. Rwankuriye umuti nigede hakiri kare man cyo uri kuminza man. Nkoreye umuti nkakabyara. Wabikoze pe abo ikintu musaba umwana ameze neza man ngo ukora check ariko gireva umyishyure nico Twishyurira. Ntone nda kumabere uri kwije kabisa urumva tuzi nacyo ni sawa pe nuje yebe man bibi kurega nakana birimo neza pe ariko ni check injire jinja utanze kimari Bana n'ibiraya hano bikora ibibi nta n'ikiza bakwikora n'imiti ntibayifata. Yesu we ndayambaye byose n'uyu nguyu niwe ntunge ikintu ushaka rero abantu ngiye n'ikintu nshaka no kujyana wetega ikintu ushaka urambe twe tube bodyguard ngiye kugenda ndi umwana ntuje n'umutima mwiza kuko ngiye numiwe ewana mwaje gato niwe ndagenda nikorera amazi ko nta wumva taso utagira ngo afite umva mfite umva tujyana n'isoni cyangwa mu ngiye ndi umwe ariko n'umugenzi wanjye nawe yanshimiye mu dusayide nimba ari umwe n'umwe nimba ari bosa ni bosa yawe ntabwo wanyuzwe How far do we have this? Most of you, yeah. nta kibazo gihari rero se nawe ntamurebe nimba n'amaso afite ukabimukura vuba kako nabanye ariko ndumva ntanezerewe neza nacyo ayo nama ribonye cyane banza amazi abo ribonye cyane banza amazi abo yenyine nakundi ugitatije What? Kaya mbega imvura ibintu dukoreye muri iki gitondo gusa nawe yari ikeneye noneho haraza abangahira iki kigo nacyo ibyacyo ejo muhitane kuruna n'imbiko kuzi ko yagiye no mu mitwe y'abanyeshuri muhitane n'ikinyeshuri nyibwira ati duheruka kwiga iki ntabwo duheruka kwiga ati mbese nta nubwo cyasubiye no mu masomo yaraje biketeta n'ibitwe n'ibisatsi n'amanyogosho ntazo biri gukura ngo bije kwiga ndaje ndabikuramo kiriya gikoma turi nka kiriya muntu ariko ndabikosora tu ndabakubita ikizami kibananira terasubira iwabo uwo numva ari jinga eshatu nziza zihuse terihura kuko kuba telefone wa segonderi ntaho bitandukaniye no kuba umwarimu wa primaire byose ni kimwe niyo mpamvu uzigumira muri primaire akuse abanyeshuri dufite bazari icyo ubona kingeze nayingeze Karosha kwiga kuva ryari se primaire y'abantu urambara ipantaro ngana nawe zikabureshe cyane mwarimu sha Kabutura ni ngo ntabwo iniforume y'ishuri ubundi tuma mu rugo cyari gutuma tugura amakabutura ho ibintu ko nadukoreye n'ibikira ubuse iki cyana noneho nzagishoka aha ariko ticana aje Oh shit! It was at this moment he knew. garuka uje kwiga ugira hehe ugiye kwiga mwakanga mwakangahe wanjye simbi nadukore noneho ni ndetse ibingibi ni ibingibi ntabwo ariko nubwo mutanga ishuri ryanyu byibuze nkajya nirebera amatoso bambwiye yinjiyemo hano
ntabwo yazi amatusa ni ibiki amatusi byabyara bifite gukata atasubira ikivuga none se ntakigo mu nose wowe wabaye umunyeshuri wa witwa ni ayindigira ihute jya mu bandi bawe igihugu noneho kiroramye pe garuka hano igihe muri class igihe muri class banza ukuremo ibintu kuramo n'ibyo kuramo se nta imisatsi yawe iyo ni imisatsi muzana ari umusatsi ungana uko utabona neza uje kwiga n'umusatsi ungana subira iwacu bakwiye wewe shatse umaze ibintu byose n'abo abanyeshuri azahanyiciye wabo mbere ntuzira reka njye kwigisha ubwo utaraza nyine ntaraza mukobwa tubirayo hano ntabwo tugatanga ugaki amaze dutanga akazi ntawe njye musazi njye ku ishuri ngeze ku ishuri gira hehe reba yaho hano baseka uje kwiga ntabwo dutanga akazi ko mu kabari nje kwiga ntabwo nje mu kabari subira ntabwo dutanga akazi ko mu kabari nje ku ishuri prof nteze kugenda ngiye mu ishuri nyine abo banyeshuri ndabashobora buri munsi none garukano cyane umukesha wowe ko ngufate bashaka kugwa zimeze meze neza prof meze neza none so ugiye kwiga ugiye kwiga niba ibigofero none se hano niba bakubwiye ko iniforume y'ishuri hariho n'ingofero nawe nawe nibo n'abandi bavuye nawe nta kigenda biga ubu utinjira sha Get over here! yewe mbega abanyeshuri be ukanze mbashyire ku murongo nanjye ko niyizera ntawe uri buntange cyonze Gay! Reka muri mwese muraba ishuri mwariteruye rega gusa urabona hari uryikore kandi sha wowe ndakohereza iwanyu uva mutuze twige twumvikane basi reka twumvikane bigenda neza twumvikane ntimugire ngo kumvikana nanjye sha ntabwo mundusha ubwenge tugiye gukora icyo bita examen examen yo kugira ngo utangire ishuri bikunanira ariko tuyitangire ko ikizamini mutuza agiye kutubaza igihe korona yaziye mu rwanda harimo oya mutuza twumvikane mfite utunano tugiye kwiga muradusubiza neza ndatambemerera dukomeze twige bibananiye iwanyu murahawe noneho uzakigiramo iki abandi se ntibahari abandi se bazi ubwenge kutuza abasha wowe ubu wa nyuma rimwe na rimwe uyu nguyu akakuza inyuma wagerageza uzi ubwenge ndaje tubirebe rero twumvikane basi tube inshuti vuga mutuze ma basi njye reka mbabwire ikintu tugiye gukora ajya uhaguruka tubwire sitori zo muri korona ukuntu yitwaye ukuntu byagenze nkawe tubwire kabisa korona korona byari neza papa wanjye aho bibaye na ngombwa twasubirayo yewe
umunsi wacyubaga na bite byo gukoresha icyo ubwo yo kwinyesa ubwo gute kugira gute niko mumbyize ukuri ibyo bintu bavuze ngo kwinyesa uranini turarenga kwishwenya wa ntabwo kugira gute yewe abandi hari ikintu usigaje kutubwira ikindi gusa amawidi yari hanze amawidi ceceka ntacuze hanze mbega amateka wagize muri korona ahubwo ngo yifuza kuyisubiramo ahubwo ntizagaruke ko waba urangiye neza urabona ko yabaye iki nanjye narebye arimo biraza gake gake urabona bitiro cyose naje ndakogoshesha icupa kubera rya cupa wabonamo inzoka burya bararyohora inzoga nawe urazizi sha reka dutangire ako kantu reka dutangire noneho tugiye kwiga turi serious okay yes. We are going to study what we call comparison of words. Repeat again. Comparison of words. Twagiye urugero rwa mbere. Comparison of words. Ubundi wavuze comparison of words. Ukuntu nko kugeranya amagambo. Iyo iri muri ikiri verb. Kumari nimba ari small, kumari ubundi tujya comparinga amagambo. Nimba ari verb itanye. For example, small. Comparison ya mbere aba ari small nabwiro sibyo turabyumvikana yego mwa gusa nk'iki cyapa kigofero kora amafoto yawo bana cyane nawe narinzi karona sagwe no nawe ndabona wararanze mwana ni muzima coding iyo ikiri verb comparison ya mbere kumari ya verb very small comparison ya kabiri wongeraho ar okay twagiye repeat again small musubiramo small good big bigger biggest good large larger largest we move to fast faster fastest wow oh my god Kama mtrebo. Wewe mfuka mavo. Mfukame stay. Hapo sema chingicho oyo discipline oyo. Bichi. Hapo ditawani basi. Gusa muti. Je ukinda buza ngo tufuka mahana. Wana fuka mayo wewe. Kano gakote kira daje karabama aya mafari ndagasa turabona ukuntu akakwemera ngo dupfukane afu nanye mbaye mware musengera kuri mwari muvubi bundi nukumba ninzaba nimanukira It's so nada kafara Estoy no con un game. Naenda yangana zuma kabisa. Oh, ndaguset. Warutegereje ko nsoka nambaye gusa. Subscribe. no. Uyu mugabo ashobora kuba asanga. Kwiza? Kwiza? Ndio, mama,
What? Meze bite? Sonde kumbonye gatabira kaza madamu bite byawe. Ariko ubundi byose ni wowe ubyiteye. Shoka cyose ntabwo nakugize. Ndinagushatse uri Slay Queen, ntamugira umugore, urakeye umeze neza. Ngiye kugenda ugabanuka nyine mbere wari mwiza ariko nyine ugomba gukora ukitwa umugore. Ubwo se uzagira umunwa kugeza rya. Nzo amafaranga 5,000 ngo njye kurangura inyanya by'uvandereza. Genda uyaguremo inya. Umuntu uri umugore ugira ubwenge ibyo bintu nibyo. Aho nawe mbwiza ukuri ibyo bintu nibyo. Ngiye kuguha amahirwe yanyu. Nguha 5,000. Mba nikoko ukwezi kose. Uguhereza igende uguremo intoryi. Ibasi inyanya ibasi. Zizana. Igende uca kuri bira bipangu bya bene byo barabiyubakiye. Kugira ngo twazabyuba kunyumvira. Mba nkugira inama za kigore. Uguhanyure. Ugende buri rugo rwose ukomanga. Ntabwo mugura imboga. Ako kantu se koroshye kubabaza buri wo kugira ngo yego mukagura. Wo kubwira ngo hoya. Kandi izina rayi hano turazishobora bizi. Duteke zabe. Zabe zukurero. Namahirwe arimo ngo ibikunaniye. Kizahita usubira wane ntago nzarenda kwihambira ku mugore utubu. Uri kubyumva neza? Shoka cyose ngiye gwiza. Ngende ngo ngende mu kumana ku bitambo by'abakire ngo bashaka dodo. Nkubu nzakugira. Nyanya ku mutwe uko naso nugira ari. Denied. Nzankudiha. Nope. You suck. Urabimenye? Sawa. Reka nze nguhereza amafaranga none nsanga utabikoze. Ntuzanguta usange nacishe. Ngo zankubita ngo nzagukubita ngo usanga wacishe. Kanze ngo amahirwe yanyu. No. Ari kuzibona ni iz'igihumbi. Nongera ngo ikisi igishoro mu ntaba yihambiriye. Ubu muri mitiye ya simukadi nacuruzaga. Nkuyeho 5. Naranguzaga nka 20 none ubu ngiye kujya ndanguza 15. Reka undi reka nyasubiremo neza urebe. 1,000 2 fata 3 bingahe ndanga no gusubira makira ayo iyi ni ya 5 fata icyo ni umuntu aba yavunitse tajya no gahaminya mangezo kuko twahura wafatiyeho uri kubyumva neza nabyumvise kagenda ubwo turaza guhura waguze minya murambona tano byose ngabo nje ninje cyo nkundira kora n'ibintu by'ibisaza amafaranga inyanya sigara n'ibiki byarangiye nawashize ahubwo ikintu ngiye gukora ni kimwe ngiye kwenda ngure muri kadi hoteli umuziki uzi umusanga ngaha ntwika nita ni mpamvu cyane bitisha Sisi wewe ngwari mu gimarwa meze gute yewe warabuze pe tuturanye sije abana barabazo ubuse niko wa mudamu mushyashya washatse se bimeze bite funka gutwaye wangi tujomba twe nka yanjye wese bimeze gute n'uwiwa wanje bura kwa kuri twashakanye ni Slay Queen ubu ngubu do umurongo yomvuse n'indimi zawe maze kubimenyera Slay Queen yambwiye ngo ko babita urare wawe ntabwo nanakwingira kuhagira ariko buri ikintu cyambabaje ni kimwe reka twicara umbwire inkuru reka tugire ngire kandi kiri kuvuga bombi nkara mbwira none yere buriya je nibaza ikintu wakoreye n'ubukuru unarimwe ukora uri umukobwa ni umukobwa wa mbere mwiza no muri Gatenga ibintu byo kuvanga umugore wawe yaragiye nta n'amezi 6 ajize ngwise wishumbuja uriye muntu ntazagumerera n'ababa funka nta kibazo
abana nabohereze kwa Nyasenge. Hari igihe njye numva byadujya ariko nkanga kuza gutabara kuko uyo bushize yarantuka twarahuye arantuka ngo mbagendera ku rugo ngamagambo menshi kandi giye uko bizigenda risese hari amagambo se ngira na risese rwose rero ntware pe hano muri Gatenga turakuze ariko reka n'ibyiwawe bijye bihora bipfa nawe buriya bukwe mwabukoze ari kumanywa kandi undi baravuga Imana yirirwa handi gatahirwa ubone mwari gukora ubukwe saa 4 z'amanywa ubundi ukamwira mwe murakora ubukwe Imana idaha shoka cyose mube kusubundi wowe none se ushatse kwa ngo twaye kubukora rya ndabona hari n'ibintu yakwara ibi bintu kera tugisangira gajuba ntago wabigira ibi ngibi mu karakazi ninjiremo nayangiriye inama mitenge muri karakazi akazi ari ujyumara nk'amasaha 3 nta n'umuntu urakubaza kandi ugomba kuba wumva radio ndaranda pe dahago abo ngo mu mihagaje ubwo batagana fuka birimo imiziki ahubwo reka yisubiyeho wowe ujye uko umenya ibyo byo mu mujyi shakira abantu bazangwirira umukamo yankanyuze iziga ikamwa ka 15 fuka akambere uzaka nkubonera abakiriya wajya kugura ngira ukuntu wajya gushaka umukiro w'amata nta namata guhumura akujya nyanywa nayahaga ni urakavaho nameneka ku myenda uyanyama ati ngewe mfite amata muze mujye umukamo umunyumvire ndahumura amata ufite amata mumura nk'umukonyine uhumura nk'umukonyi nk'inkani yawe rwose uzibane nanjye nzibana igiti kimwe sijana aha reka negendere mu kazi nyaruka akira komera ameza bite keve ukagiyemo se cangagiyemo ngiye gukora job usirayibona man ama job yarabuze byatara ngomba kwishakisha nanjye ubu ngumba nkagiyemo nyine yego turi kumwe cya byatara ahubwo nyine ako kantu nako subscribe cyane kibyo ni kiko ndi gukina comedy ikintu basize ahangaha ni sikuteri ni originale zarangira nayo beta agenda ziguraho nazigure kuteri naguze 3,500 yose ntazibonye ari ni originale kabisa ewa nsara numva imiziki nawukatamo ewa originale odi reka njye guhindura drip zanjye ubundi ewa No, 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 no. Uyu mugabo ashobora kuba asanga No, 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 no. zino mbyino ze ntabwo zigomba kunezeza kumva umwereye ko ndi serebera ibintu by'ubusire ntabishaka ndetse ariko ese madame ibi ngibi biba bibereyemo ekuteri se zino kuteri uzahana naziguze amamodoka amwe aba i Kigali aba ari ibirahuri nagiye nsanga gukoresha kuteri za originale naziguze 3,500 nanzo zireba ariko nizera ubungutse se ubungutse menshi ku buryo ugurana ekuteri za 3,500 reka turebe ariko 3,500 kabisa tumva ize ekuteri ako se zimwe nzira ko wasanga ubwo ari za originale ntabwo Kigali amwe naturutse
none se wungutse asanga ngaho mbwira rero inkuru ukuntu wungutse ukagenda ubwo ugura na ekuteri kareka wamaye 5 mu gitondo ngenda ngura ekuteri za 3500 5 gisigaye genda nywa amata sigara desa ngura Big Daddy ziri mu ngendo y'irwaneho nawe funka ugira ubwenge cyangwa ngo nagwaye 5 ngo bigenze ute nta nubwo ari n'inyungu niko nta nubwo ari n'inyungu nyine wagiuragura nyine nakubwiye ati mu nzu Big Daddy ugende y'irwaneho uzira Big Daddy sumundi funka cyose uza kugati sako gati wabiguriye iki wagenda mbere igese ugende nawe wirwana nkuko nanjye umuntu ugira ubwenge bansobanura ugira ubwenge cye ntabwo bigira Nope. ugira ubwenge umva bingerero ndabirambiwe mada ubundi nkaba umunyamahirwe babimbwiye hari umugabo w'ishutangi twawe yararambwira rwose ko wowe nta kigero ubundi wowe natabawe n'amasenge rwose n'abana banjye bari kuzabaruka byo yisumurozi mwese umuntu nimba kwa amafaranga nuko byakubwiye ubundi icyo utakora ni igiki kandi umuntu naguteka kora subscribe kuri gicano icyo dukeneye no kubikora tugatwika bazana amagambo bakajya hirya tugakora kuko kuyobora kwacu byo nibisa harimo abaduca intege ngo ntitukabikore harimo abavuga amagambo kandi twe dushoboye reka twe dukomeze dukore cyane n'iby'agaciro bazana amagambo bajya hirya turashoboye kandi subscribe kuri gicano after free TV ayi kora subscribe dukomeze dutwike share comment ntubyibagirwe dukomeze dutwike twimanukira abamagambo baravuga ariko ndabizi wowe uri kunde bakakanya subscribe like hola my man wakoze kureba video yacu mbo wayikunze like it